koko nawe nizeraga usigaye ujya mu bintu by'abapfumu by'abarozi koko kugira ngo nkunde nubake njyewe nirogera umugabo. Iyo muza basi no kubabo kwa mudugudu ariko abo kwa mutekano ni igisambo ni ingegera ariba abyara nibisambo. Ibyo bigambo byawe nibyo nahoze mvuga. Twavugaga iki wa muginga wari urimo kumviriza? Nabona byumvisha no kuri kw'Imana ahubwo nyina rukuru umuntu aba yumva agenda yumva. Aro boss ufitiye amakuru rero umunsi umushahara wongera pe wa mupfumu namumenye. Ya ningende bihehe narigenje tu rosaka ubukene mfite muri iyi minsi urwagwa nanyweye muri no minsi runkozeho tu abaturanyi ntibanshira akari urutega yewe na mudugudu yewe na mutekano data mu nzu nta kirimo mu murima yewe n'imyaka ntirera ubu koko ariko rero umuntu akwiye guhindura imyumvire kabisa bihehe nkahinduka dere madamu wanje ejo bundi namusohoye kwa Sekidende nawe yinjiye yasaze mbona induru ari yose yasinze Mana nyagase urugo rwa bihehe ruranze runanira ariko bitabaye ibyanga ndahindura imyumvire kubera yuko ndabona ibintu bijyanye n'inzoga nta hantu byatugeze kuko nkomeje kugenda nywa nk'inzoga nazabimbwa Rukundo we Rukundo karamizuka amahire ariko papa nk'ubu uzajya wirwa wicaye ahangaha reba nka nijoro waraye utashye wasinze reba mu gitondo mubyuka mutonga nawe na mama ako se papa reba mukuru wanjye yagiye mu mujyi kubera intonganya zayo ariko papa wumva ibi bintu koko bizashoboka bihehe nagorwa ngo ubu narabyaye nditahira ninjoro iki cyara ngo natashye ninjoro nasuga papa urumva ibyo bintu koko bikwiye kandi ubu wabona wari uturamye mu nzu ibiryo nta bihari nk'umuntu ufite abana se ubwo urumva ko ibyo bintu bikwiye simba hahira nasuga uko wicaye ahangaha ubu ngubu wagiye guhaha none ko nicaye wagira ngo mana yanjye mva imbere genda unzanire ibiryo nirire mana yanjye Bato narigiye kuguhamagara akareka ntabyo kumpamagara no kuguruka bimeze bite sawa nagutegereje wanjye mbabarira no mbari
ko nagiye kuzirika ihene nagiye no kwereka abantu ahantu bahinga nawe urabyumva. asohoka ko tutabeshye ubu kuko ibintu by'ihene urabizi wowe unaragerageza kubw'ubuzima. urambiye uri umunyamujyi ubundi ukora iki n'ahangaha muri iki cyaro? Nyine umutekano bisanzwe ngo nkiyororera amatungo icyaro ariko ni cyiza gusa nyine ikibazo kiracyakindi cy'icyaro urabona kugira ngo uzabone ibintu by'ibanze umuntu aba akeneye icyo kibazo. dore nyine usibye ko umuntu aba agenda apfundikanya ako se ubundi wakigumyemo dore ko n'ubundi imodoka yawe yapfiriye uranana kurangira n'inzu nziza ako okay sha byari sawa gusa nyine iki cyaro cyanyu hajya n'ishyeshyero. Shyekero okay gusa nyine byari sawa ariko urabibona mu mujyi mba mfiteyo akazi kandi noneho nahaba n'amatiku urabonye haba amakimbirane cyane ari abaturage b'inaha nabonye batoroshye ahubwo sinzi ukuntu bayobora kabisa kandi noneho urabona guturana na mabukwe ntabwo ari ibintu byaba binyoroheye kabisa ese rwose. bose ntabwo byakorohera ariko nabonye umugore wawe atoroshye. ariko nanone uri umuntu w'umugabo ariko nanjye reka tugende nkwereke iwanjye dore mbana n'umuhungu bitaga ku isi na Nyashya abo nibo nigirira erega wampa no ku note nkigira mu mujyi tugende mpakwereka. Gakwisi so wundi Gakwisi ni wa wundi bari abagabo bashora nyine ndi muteka barasara bagasara ahubwo se abacisha buguzi. undi uriya mugore wanjye kuvuga ngo ntabwo yoroshye ntabwo yakuriye n'ahangaha ntabwo mumuzi nyine ukivamo nticyo kuvamo twagiye nkwiyerekera iwanjye. tugende nta rero ariko muturi n'ahangaha ngegera gusa Ibi ngibi ni byo Ntureba, byari- sana hano. nabuze ibiyiko. Ora biyiko si biyiko ni na ngombwa Kigali. Imyumbati iraryoshye. Ubwo papa wampaye papa urabimaze Igira we ahadiru Wampaye ko mba nabihashye wangegera we ntuba waja we wampaye gahabwa inkoni gitera umwaka ugita amazi arimo ese rukundo yewe ga Gakwisi wa Kigoryi reba hano ukuntu hasa Wagishuku wese wakuwe. nko kuburanga ko ari kwa Nta papa maboko waje usaba icumbi alo Gakwi Nukanze nubwo buti uzi n'ibintu warayikoze. n'amazi Wagicucu wowe mubwire ngo ngiye kwirebera ihere kwa Sekige. reba Kigoryi mbaze mubwire Gakwi Nyareka mbaze mubwire. Gakwi Nge nakubwiye ngo ngiye kwizanira. Gakwi nkuvune Gakwi nkuvune ubundi uranze uzaze na papa ntabwo ajya amenyera nushaka kumenyera wowe uje unsanga aha ngaha mu rugo iwacu Iyo ni ya myungu n'amateke maze kurya. kandi Gakwi Ne kurya. Gakwi ubundi uranze Ndagutema. uranze ndagutema Gakwi ariko papa ari hehera papa ari he None nge Papa ari- muvunira umuheto jewe. ngaho gira Nge muvunira umuheto jewe. Muvunira kamwereke niko se bihe kutanyumva bihe kamagao ngaho ndebera mvuye gusoroma imboga ngo ngiye guteka wowe uri kurya wenyine umwana aricaye zana hano ariko uyu mugorera ndakubwiye ngo zana hano bihe akama bihe reka nkubwire bihe genda wicare hariya
icara nanjye ndabiha umwana urabiha umwana cya cyana ko cyariye cyahaze urabigira simvuye kubishaka akama kamaga ntureba ariko bihe umva nkubwire urarya ukima umwana Rukundo aba yavomye yatahije yavomye kamaga ntureba iyi myumbati singeho wayihashye iki cyana ko kiriwe kirya kwa Sekidende ntikivuye kwa Mutekano hano ruguru Mutekano ni umuhari Mutekano ni umuhari ubonye inda ye kuno yifoye ariko aho utagirira ubwenge kwa Sekidende uyebe ko ari bo bari ihene yacu agomba kuharya imyaka iyo warangiza ukarya gutumbiriye gusa ukumva yuko ubu se ko nagiye guhinga njyenyine ntabwo naje nkajya gushaka n'imboga wasigaye hano ukora iki indya urya nyine karya umuriro ntabyo wongera gukoramo ngo ndakarya umuriro ntabyo wongera gukoramo kuko uranze urananiye ntabyo wongera gukoramo nutajya gukora kamagana ngo ndakarya umuriro reka nkubwire bihe urabizi neza yuko mitiweli twayitanze Mutekano yarangiza akayarya ntabwo bizi kuki ubyirengagiza niyo mpamvu rero nawe urumva ejo bundi nagiye kuvumba kwa Sekidende niyo mpamvu wahankuye uvuga ngo iki ari nabo bari ihene yacu wowe utabyumva ngo ubitekereze wumve ubikurugutura amatwi wumve warangiza ukaza guhinda abana reba amabengeza ntiyagiye ntabwo yagiye akamaga reka nkubwire sibye ubusinzi bwawe ugira ubu waje kwa Sekidende wasinze ari amagambo yose wavugaga iyo ntahagukura byari kugenda gute kugira ngo mbone nene yawe wabigizemo uruhare reba bihese nuzo wahepfa basi uri imfura ya papa uri imfura ya papa uri imfura ya papa ndakubura Uteka dore papa yaje Uteka papa mugongo naremvuye no gukura amateke mvuye gushaka ibishyimbo ahongera umubitemo Sinakubwiye ko abahungu bawe utazabashobora. Oya nta kibazo baba bari gukina. Bano ni abahungu banjye baba biziranye. wowe uri umugabo w'umutima shenge we njye se wabonye nari nasinze njye nayo nice iyo ntagukura bayikuha gukubitira ahubwo ushatse wanshima ahubwo reka ngwino wicare hano banduza n'umwumbati ushyire hano bandubuzane nicare kamaga ntureba bihe reka nkubwire isubireho niho nzabana nawe kamaga waburetse ibyo biryo uri kunyima waburetse ndaje ndakwereka uranyereka iki n'icyana cyango ngo ni Rukundo baburetse genda kajyayo biga kamaga nawe ngo uri umugabo naherekeje abandi ikigabo cy'igisambo gusa kirarya umumba ariko urumva twari umutetse neza uri igisambo koko pe reba ukuntu utukura
ariko bihehe burya yari yicaranye n'agati nta kintu kimwe ariko buriya bihehe kugira ngo angaraguze agati kuriya nuko ntasomye namumenye nuko ntasomye ngiye kwa Sekidende kureba ko hari ikintu cyaraye ariko se ko ejo nagiye ntera akavuyo barampara anumva ndagenda nigize marayika ndagenda nigize ndagenda nte aha ngiye kugenda nitonze naberetse yuko ihene nta kibazo ubundi rero bamwe ubundi ngasome bihehe nze musobanure mugenga ngo ni umutekano babona n'ubundi baravuze ngo no gace ku rugo ntabwo wamenya n'ikirurimo imbere yabonye iri afunguro rimeze kuri abantu ntabwo babasha ababihorererega baba bari gukina boss nta kibazo Gakwizi nawe nyashya ariko nimugoroba ducize n'imyumbati gase mumva imbere mujye gutashya ugenda ariko uze kwihangana na ya myungu nuyiriye wihangana udusigiye rwose hari n'ibishyimbo bakubonye genda ambonye bakubonye umuhungu ugiye mbona aya umutungo utego niko umva nta burere bagira ariko buriya kugira ngo tubajugunye twazabashakira ibigo birera abana buriya bose ni imfubyi ariko mudugu uraza kuko nta no gusuhuza ukahita ufata ibiryo ukanje mu karya ubusungu wari uzi n'inda wabihasize koko isoro ririmo utarabyanura byakasha n'ubundi twabihehe n'ubundi utahahagiye se ariko se ubundi ubwo ngubwo ngo wakira bo ibiryo bingana gutya n'umuhungu ari ikizazwe waje umubwira gutashye bihehe mubwira ngo naje ndabirya nyine ubwo yabihehe ko nabiriye n'ubundi ni njyewe uyoboye umudugudu neze nzabirya rwose nari mbimariye mu nzu umuhungu wawe mbamubona nk'ibiyobyabwenge buriya nta biyobyabwenge erega nta burere kuko nta n'ababyeyi bigeze namubonye gutya yirirwa yiba amahene ibitoki inkoko n'ibiki byose kubera ko nari umutekano ndavuga ngo reka mwiyegereze niyo mpamvu namuzanye hano n'uriya mwana wanjye we nyine buriya barashoboranye nta mugabo ntabwo worohewe kureba bariya bana gusa wafashe icyemezo cyiza kabisa uri mu nshingano ntabwo biba byoroshye dore nakurangaranye nkuzanira agatebe wicaye noneho tuganire ntabwo ari ngombwa nagira ngo ndebe mu rugo ndahabonye nzagaruka kabisa urabona ko utuye ahantu heza ariko nyine sinagumina ahangaha reka njye kureba ko wa mutipe ukora imodoka yaje
ubundi nari tuzavugana no kuri fone, nomero zanjye urazifite, oya uzaze no mu mujyi woro umusirimu nta mpamvu yo kuguma mu cyaro kabisa. Kagenda ahubwo buriya turi kumwe. Oya nta kibazo. Ariko ntari binunjyana. Ntago wasiga abana, uzabanza ubipange neza, tuzavugana no kuri telefoni. Ubonye bigiye uruhande rumwe kabisa wazampamagara ukamvugisha nta kibazo. Nta kibazo tuzavugana. Reka nanjye ngende. Sawa. Ibyana bihora birwana. Ababyeyi baragowe. Ibyana nzabishobora koko? Nani ubw'inzu nayinjiramo. Fiona mwana wanjye, ndabona warabaye munini, wabaye mwiza, urugo rwakuguye neza. Maze iminsi ntahari, naragiye mu mahanga, gusa nabonye n'umugabo wawe ntacyo atwaye pe, washatse neza. Ese amakuru ya karumuna kawe ko kameze gate? Karaho karakomeye? Ni ukuri nishimiye urugo rwawe, kandi nanjye ntewe ishema no kugira umukwe nk'uriya mugabo wawe. Ni ukuri ndabashyigikiye nk'umubyeyi, Imana izakomeze ibubakire. icyo nguhamagariye rero hano, ubu narababaye cyane, kugira ngo nkumenyeshe, nteguze mu rugo, bamenyeshe ko mfite umushyitsi, nzane umukwe hano mu rugo. Nurangiza wifatire gahunda zawe, sange mama niwe uri mu rugo wenyine, nabwira umugabo ko tugiye ku babyeyi. Waranshebeje. Uru rugo nta gahunda mugira mwese, si wowe, si murumuna wawe, mwese nta gahunda mpamvu. Narababaye buriya, kugeza umugabo mu rugo ategereza yuko abona papa w'umwana agaza mwakire tugaheba, tugakomeza tumubeshya. Mwana wanjye ntabwo wari ukwiriye kubabara, kubera yuko nari nateguje mama wawe yuko ntari buboneke. Nagerageje gushaka ibintu byari bikenewe byose, ibyo kunywa, ibyo kurya, byose ndabitegura. Ariko hahise haba ikibazo cy'inama ya koperative, ndabimubwira ko nsabira n'imbabazi uwo mukwe wanjye. None rero bose wihangane, ntibikubabaze, kuko nzagira igihe nongere batumire rwose twishime tunezere. Ariko hagati aho ngaho uko rwakuguye neza, biragaragara ko umeze neza. Umukwe wanjye ko wamumbwiye ngo ni umuntu usobanutse pe, nanjye uwo mukwe wanjye bose nzamwubaha. Ariko se amakuru ya murumuna wawe, amakuru y'ukuntu amuheruka ameze ati? Kubera rero maze igihe ntari no mu gihugu, ndi no hanze, birangora kugira ngo menye amakuru. Mba nkeneye kumenya amakuru yose, nari ndi mu mahanga rero, niyo mpamvu ntakundaga gukurikirana amakuru yanyu. Ariko se amakuru ki ya murumuna wawe, nawe ameze neza? Ni ukuri rwose narishimye cyane, narabashimye, nshima n'umukwe wanjye. Ni ukuri nzakomeza kandi kubungabunga umuryango, ibyabaye byose tubirenze amaso, ubundi dukomeze twubake umuryango uzira amacakubiri. Mwana wanjye, ibyo wambwiye byose nabyumvishe, umujinya wose nari mfite ndakubabariye rwose, kubera ko kugira inshingano ntabwo biba byoroshye, nawe ntabwo wari utwanze, kandi mama n'ubundi yari yabimbwiye. Ni uko nagira ngo nawe nkwibarize nyine unyibwirire, bitewe n'ukuntu nari ngukumbuye, nicyo kintu cyari cyambabaje. Hagati aho rero nagira ngo nanabasezere, kuko tugiye gutaha. Icyatuje kugenda, imodoka yari yapfuye, ariko umugabo yayikoresheje. Urumva ko tugomba gusubira mu mujyi rero. Tugomba gusubira mu mujyi, tukajya kureba urugo, urabona ko tumaze iminsi hano. Mama Fiona, abari muri rwinshi buriya bagiye mu gikoni, imirimo y'abadamu ntiwashobora. Reka ngende rero, ngiye gushaka uburyo nagutegura ikintu uzajyana, ntabwo wava mu cyaro udafite impamvu havanye. Ewe mama n'ubundi ntazi kwiganira, papa se ko nta n'amagambo menshi agira. Naza bari twivuganira, mubwire ikibazo mfite, ndava hano gikemutse. Buriya yari yandambiye, ni wowe nishakiraga ko tuganira. Ubwo rero mama urabizi ko ngiye gutaha,
ngiye gutaha, urabizi ko nakubwiye ibibazo byanjye n'agahinda kanjye, ariko warambwiye ngo nihangane, reka ngende nubaka urugo, ngende nubaka urugo uko rumeze, mbane n'umugabo wanjye, nta kindi. Urugo nyine rufata uko ruri, aho kugira ngo nzagaruke hano nze mbasebye hano mu cyaro avuge ngo urugo ruramunaniye n'ukuntu bari baje biyemeye, reka nemere ngende mfunga umwuka, sibyo ma? Fiona rero mwana wanjye ndabizi neza, ariko urabona ibintu by'abantu b'abagabo ntabwo biba byoroshye. Nanjye naraye mbitekerejeho nk'umwana wanjye, numva nanjye nk'umubyeyi ngomba guhaguruka. Hari umuntu w'umuganga tuziranye yampa agati ukakajyana, warangiza ako gati wajya ukamusasira mu biryo ugashyiramo ahantu hose ku buryo atazanaguca inyuma, n'uriya muramukazi wawe wakuzengereje ntabwo byakongera. Urumva mwana wanjye, nanjye ni ibintu biba byambabaje rwose. Nabibwiye so numva aritarutsa, ariko ngiye nk'umubyeyi ngomba kuguhagurukira mwana wawe. Urabyumva uteze? Ariko ma, nkubwire noneho ndumiwe pe, ndumiwe ndanatangaye. Koko nawe nizeraga usigaye ujya mu bintu by'abapfumu by'abarozi koko? Kugira ngo nkunde nubake njyewe nirogera umugabo, ntabwo ibyo bintu byashoboka. Nubwo duserera urugo rwacu ruhora hasi hejuru, ariko umugabo wanjye ndamukunda pe, ntabwo najya kwirogera umugabo. Ma, kuko niyo nama ungiriye kweri, ndanababaye n'ukuri. Ma, urambabaje cyane. Nanjye biba byambabaje pe. Urabona ndi umusiramukazi, nubwo washatse umugabo wowe ukabivamo, ariko nanjye kuba ngiye kubikora. Ubu se urabona uje ukicara hano mwana wanjye, abantu babona umeze neza, wadususurukije, ubona ukuntu nsigaye nsa, urabona abantu bavuga ngo iki? Ntabwo rego uwo muntu nawe yampa ibyica umugabo wawe. Turaziranye, ntabwo yampa ibyica umugabo wawe. None se mareka nkubwire, uwo muntu yakubwiye ko ari umuti umeze gute? Nimba atari uwanyicira umugabo nta kibazo, ari uwatuma atuza mu rugo, mva na kiriya gishi kijya kintera n'umujinya, rimwe na rimwe barananteranira wa mugani. Mbwira nimba uwo muti utazamwica, mbwire neza, nabyemera, nakwemera tukajyayo, n'ubundi ni hahandi umugabo n'umwana we. Ubuzima uramuzi neza koko? Umenye ko abantu ari abagome, ashobora no kukubwira ngo aguhe umuti ari ishyari yangiriye, akavuga ati kariya agakobwa ke nako kabura umugabo. Nawe umere nk'abandi bose, ubanze ubicunge neza, umenye ko nabyo ashobora kubikora. Abantu ni abagome ma. Umva mwana wanjye, ntugire ikibazo rwose, uwo muntu ndamwizeye, kuko ni umuntu wanjye usanzwe umpa agati. Ndamwizeye, ntugire ikibazo, upfa kuba wowe uzagakoresha nk'uko mbikubwiye. Ma, burya nawe ukoresha agati. Nimba ugakoresha ntacyo narigizemo. Oya mwana, oya ni imiti. Nose abantu bakuza ntubuzi imiti tuba dukeneye, mba mukeneyeho imiti myinshi cyane. Ariko sama nta kibazo, kuba ari wowe ubimbwiye. Rega burya kuri mama wanjye se kutanshuka cyangwa ngo mbeshye. Yese ngewe urabona nishimiye ko uza ukicara ahangaha, cyekero yose uko uyizika, urabona yazabivuga ngo iki koko? Kareka abaturage b'inaha tugomba bose kubacecekesha. Wampaye umukozi nk'ibintu byose, nsigaye namba mu cyekero hose bakumirwa, narangiza nkishimira ko wicara aha. Ntabwo byakunda. Ngaho reka mbe nitegura nze tugende mwana. Yewe Zamu, we Zamu. We narakubwiye ngo njye mvuga rimwe wumve kabiri, nta soni. Nabuja, igihe naguhamagare sa ruri mu biki? Tubandi gukora hirya, musi mabuja. Uratashye se? Uratashye. Gira ugende usange ujye kureba shobuja hariya ku modoka.
urabyumva kandi ujye ugabanya ibigambo n'ufite ibigambo byinshi. None se mabuja tumubanye muri kuvuga ntuduki ukagira inkuru n'umunwa wo kuyibara rero soko ibyo bigambo byawe nibyo nahoze mvuga. Twavugaga iki wa muginga wari urimo kumviriza? Nabyumvishe no kuri kw'Imana ahubwo nyine hari ukuntu umuntu aba yumva agenda yumva. None se nanjye tuzajyana mabuja? Reka nkubwire rero wa mwana w'umuhungu we, uri kumva? Hari ikintu wumva kikazakwicisha, urimo kumva? Ikintu umuntu cyose yumvishe siko akivuga, urumva? Agora kujya kureba shobuja. Umva rero mbazi mubwirira shanya rya shyamba ryane ubwoba pe, umva ko twigenje shazira hamwe nono hari macibiruri, hari na kira gikogwa cyo ngo ni marendese sha baradoca dore nyina yaranamutaye none asigaye rwana karaga kobwa niko basiga. Umva noneho ko mwigenje, umva ko mwigenje. Ishyamba ryacu muraririha. hase kuba ugenda nk'igisazi we. Ye baba we boss ibintu ugiye kukubaho uzori kujya he? Hano watuza ngo gume mu rugo kwirirwa uzenguruka ni mu cyaro nuko nguko. Ahubwo wowe sezera umugi kuko urapfuye boss. Wowe urapfuye da bagiye kukuroga indese undo nayi bose dore rwose urapfuye nuko. Njye niyumviye ngiye bari kuvuga yuko bagiye kukurogesha, bagiye kujya mu bapfumu bose. Njye niyumviye hariya kwa wa musaza hariya twari twagiye gusura. Dore ibyo wa mukecuru yabwiye mabuja none ngo agiye kumujyana mu bapfumu bakwica upfeho uveho upfe mu bapfumu. Ahubwo se buriya ninde uzajya umemba noneho ko upfuye rwose? Njye mabuja ndo ngo mabuja none se wayivugiye he? Nese ura nyina niwe wamubwiraga ngo bandoge? Nawe warakoze unangurira agatelefone kubera kuntu ngurindira igipangu cyawe neza bose. Dore ngiye mba nabifashe ngiye rwose bivuga mba nabifashe. Ibyo birozi byawe uzajya ubinywa da mu cyayi nabyo nabyumvise. Iri ni ijwi rye se? Umva ubu ni mabuja uramuzi mu cyayi? Reko mwigize ibyihe kose kugira ngo uze muze gutera induru mano ishyamba hari ishyamba cyanzanga. Ariko ubundi byaranje kwa mudugudu byigize bite? Ceceka uramucecekesha kubera iki? Iyo muzana kuba mudugudu kwa mutekano nimwe mwigirisha. Ariko reka nkubaze mwumvira ngo ishyamba uruguzi ko rwa mutekano iyo muzana kuba ba mudugudu. Ariko abo kwa mutekano ni igisambo ni ingegera ariba abyara n'ibisamba. Niyo mpamvu mwerirwa mutora se mudugudu kiriya gisambiri yamwe. Umva nkubwire ibi bintu ntago nge nabyihanganira, uri kumva? Ngomba kumujyana muri ribu, ndashaka abayobozi. Reka dutaha ahubwo tugenda dutahe. N'ubundi ni ahantu wajya kuko n'ubundi bazajya babigusegura. Ibyo byose babivuze babyiyumviye bazabishyira mu cyayi gusa uko urumva waba ujya he. Nawe nyine ushaka kubyihorere da. Ahubwo buriya boss bangiye ntakuranye nakubwira bene akantu k'inama kandi n'ujyanye ngo ni bya bigambo by'abazamu uyumve. Boss none urabona ngiye maze kumenyera inama abantu b'inaha n'ubu turaziranye tumaze kumenyana da twabaye inshuti. Ahubwo ngiye nagenda ngagushakira amakuru yose ukuntu ameze nkamenya n'ahantu n'uwo mupfumu aba. Noneho twebwe tukamugiraho mbere yuko bamabuja bamugeraho kuko rwose boss uramutse upfuye utanahambenge ngiye burana babara. Niko bimeze. Ese bakana numva atari ko boss ngiye nahagenda kuko abantu benshi binaha n'abapeti binaha tumaze kumenyana kuko rabizi ngiye nyine ngenda nsagamba ahantu hose. Icyaro naragifasha ubu ni icyanjye. Bagira ngiye nkababwira ati noneho mundangira ahantu haba hari umupfumu ina kandi bahita bambwira. Umva rero nkubwire urugo ntago ari urwo kwirirwa baza baterana amagambo bagira. Hano hari ishyamba muhasanze, hano hari ibiti muhasanze. Ko ducana kuri gaze? Twe ducana kuri gaze twateye imbere sha ku kagari birirwa batanga gaze z'umudugudu. Ntago twe kamashyamba hasi ubu niyo twa twanayatemye ubundi bibareba iki mwagegeraho.
akangaka nako nyine yaragataye ajya kwangara rero nyine ni kukubwira nyashya kishinze rero iki ngiki uyu mvura bato kwa nyina mano wepfira kujya ku musozi pfi niho sigaye ngo ni Caritas waheze karamwishinze basigaye birirwa bacanga agaca agashoye yarandurutse sha uwo mupfumu wamenya aho atuye wabikora ikintu ugiye gukora rero kumva ugiye kwirukanka none ahangaha kuko sinzi igihe none se batangiye kubivuga ryari wasanga ubu banagezeyo deja simbuka ahubwo wowe simbuka ahubwo amakuru yose umenye enda n'aka gatelefone iyo ndayijyana akangaka uhita umpamagare kuri iyi yawe irukanka cyane numara kuhamenya uhita umpamagara ngiye hahandi kuri ya nzu narayeho nimba yaranaye yaramaze ibyo ntago bikureba ntago tumeze nk'ayo wirirwa wiba ninde wibye niga ku isi witwa ngo uruho kwa mutekano uva rero mubwire macibiri rero mubwize ukuri utagira ngo nanakubemba ikintu wagikira uri kunyumva neza nawe mushiguke muhano muvana uri se kuvuga wicaye ndavuga ngo ni muvanga mugende undi se ubu rero byaje kuvuga bwabwiriwe buriya niso wawe batubare biyugwa bashogoshe barakavuna dore ngo n'ubugutiye dore uburenga n'ubugutiye Soko no muturusa ko byagenze gute kandi kisoke kirajya ikaye nakigana bitajya binashira ese uyu ni wa wundi waherekeje abo kwa Fiyone Pyungi kwa Sekidini ibatana kumenya ko tugiye kurya nicaye naho ngaho muraza webyegagura byagenze bite mwana ahubwo Rukundo vuna umuheto cyanara Rukundo iki ko wagiye none bijya mu mudugudu akaba yabitwaye ngo iki mudugudu yabitwaye nyine yabitwaye uri hehe ariko se papa uzajya ugenda ntago weka ko we na mama hano mwasize ibiryo muri kurwana ubu koko mudugudu namurusha imbaraga amurusha imbaraga iyo bifata ukabyinjiza mu nzu yari kujya mu nzu ahubwo se nyine nanjye yashakaga kunkubita ese sha hano mama afite ibintu by'ibigambo ari abakobwa umva nkubwire rero sha Kado hariya niko bakwita uyu ngo ni umunyakigali da uyu ngo ni umunyakigali ngo barya amakariso nimba ari amakariso nimba ari amakaki harya hano ngo ni muri Shyekero hano ni muri Shyekero ahubwo se ariko uje mu masaha mabi pe uje mu masaha mabi buriya aya masaha tuba tugiye natwe mu kazi cyangwa buriya byahiye shasa turacyari dore kurya nimugoroba turi muri cya kirori kiwaye noneho urangiye hano ndi kugenzwa n'ikintu gikomeye kirakomeye cyane hano twese twapfa tugashira ahubwo se inaha ko numvishe ngo ari ibintu nyine by'abapfumu abarozi narumiwe yumva rutambwira ko kwa Sekidende bakuroze nawe nawe bakuroze kwande iwanyu ngo kwa Sekidende sogoshara nimba ari byo kuzanya wajya cyo cyaravuye muri nunzu abarozi se uburaho utazi ko muri Shyekero hano haba amarozi bureka rero nongeye ubana nayo urarana nayo ceceka mbanze nkubwire ukuntu ibintu byose bimeze ngenda biva imuzida hariya urabizi naze na cya gisaza cyara hepfo simubizi se cya mudugudu kandi kuko nisho niwe mwari muri kumuvujira twari turi kumwe dore na mabuja na bose baje ejo ni murabizi mwaje kuvoma dore wa mukecuru wa wundi ubyara mabuja wanjye amaye mu mafiyona uwo nguwo mugore wa Sekidende uwo nguwo nabumvirije bashaka kurogesha bosi wanjye ngo bavanga ngo baramujyana ngo mu bapfumu abapfumu ntabire kodinze da sibyo ko n'abapfumu tugira ina ngo nguki ahubwo cyangenzaga nigira ngo ahubwo muhe mwanshakira nk'ahantu wenda haba umupfumu inaha wenda nkajya kureba tukareba yuko ariho mabuja yaba yagiye umupfumu uzanye bitanu aho ngaho betanu waje cocu wa betanu njye nakurangira umupfumu njyewe ukupita inkuba akiyimana akayigeza hano ku musozi wa Shyekero ni nkubaze umupfumu ndakujyana mu kugezeho Shirana none nanjye reka mbabwire nanjye mfite boss w'umukire uzi ko afite n'imodoka niwe ushaka umupfumu
bosi noneho Ntumwaza Yesu. niba ashaka kurogesha niba ashaka kurogesha wa mubosi umugabo wakakagoryi muri kafiyona niba ashaka kurogesha ko bituka mabuja wanjye none se wagicucu wagihwera wewe ntabwo uzi ko ugiye kumurogesha mupfumu ni mudugudu kubivuza atatwishyura oya arayaduha mudugudu ntatawe yaduha ntabwo tumurangira wa mudugudu mupfumu ni mudugudu muri iyi shyeshyiro hose baramuzi nawe urubaga ni mudugudu kagasaza kavuye kugurisha isambu ejo bundi kaba k'ibigofero kaba k'ubwanwa gafite ubuguru gatambika ibirenge urusengero ntabwo yandoze nese ubundi ubwiriwe sende muzimara wowe niba urabura izuba iryo rimwe burya yuko mudugudu akubitisha abantu inkuba arayikubitisha ikamuruka muri shyito pa twese ugahita tuzikana n'isazi y'igeri we burya ngenana n'abarozi se rero mubwire rero aho ndumva ari iki cyakugenza rero ubwire bosi wawe twishyure tujye kumwereka uwo mupfumu ahantu aba tutamweretse nta wundi muntu wamwereka aho uwo mupfumu aba kuko buriya nubwo ari umupfumu nta bantu babizi usibye twebwe ni njye jesimiga kwisi nyashya none reka nawe dupahe gahunda iyo tugende mu nyereka ahantu uwo mupfumu aba urumva none nimumara kuhanyereka nanjye ndazana bosi mamwereke none n'amafaranga araza kuyabaha oya sha wowe dore nkubwire ikintu gihari genda ubwire bosi ati umupfumu twamumenye umupfumu bamumbwiye urikumva ari ubwo nyine aradushaka n'ubundi ubwo uwo umuntu uroga namumenye byanabaye ntamumenye nicyo muri famille hari icyo ushatse kuvuga yuko utatwijya tukubwira umupfumu amakundi ko nayamenye ariko reka nigende nayamenye yewe n'ubundi pfa kuba ari ikiriya cyowa cy'iwanyu n'ubundi cyaratuzengeraje mugene wenda muzanagifungisha abanyakigali ni danje ese uriya musore shaka ko bagiye kumuzizura n'ukuntu yitonda yambaye n'agafana baramuhekuye gashobora abahote ni Kigali ariko mba mubwire aya makuru sinayiherera kwa Sekideri ko ramu uzi ko twebwe ntaga turara mu kanwa umva ngubwiza ukuri biwe tujye kureba bihere itangazo camo hano nanjye cemo hano umudugudu wose kwa Sekidende baroro urabimenya biwe yawe amakuru sinyamenye noneho bosi mumenye amakuru natarayivumbi kandi muhamagara no mite mubwira amakuru mumenyeye we gipfumu tugifata sha cyari cyaratwihishemo aro bosi ufitiye amakuru rero uwo munsi umushahara urawongera pe wa mupfumu ntamumenye ni cya gisaza kimwe cya mudugudu cy'inaha kimwe twabanaga i Kigali dango cyaje kudusura nicyo bahuka ndakwereka sawa noneho reka nanjye manuka za dute duhura hariya hepfo sawa ariko zeho kutabeshye ubu mudugudu yaje ahangaha aricara ararya uri mu nzu mudugudu yaje ararya mufashe ahita bifutura arirukanka ubu yabijyanye okay baburetse ndaje nkwereke igisubizo ndakibona uyu zana ako kabindi sha nimba ari agacuma nimba ari iki n'ibyo bishyimbo niri ziga kwiko ndeba uza witura hejuru y'abantu bimeze ufitiye amakuru rero amakuru ubushyeshyero none ugiye kwaka umuriro harabaye noneho amakuru yakabari umupfumu yamenyekanye umupfumu nabone nari nayoboye ikintu cyakuru ubu none ni ukuvuga mudugudu yemeze n'abahembe ubu ngubu bameze kubi mudugudu ubu ngubu bagiye kuroga umukwe we ubu noneho kwa Sekidende Rukundo we ngo mudugudu karabaye dore se kandi uyu dore mudugudu yajyanye n'ibiryo ndabikuye hanga kare yewe data we isafuriya yagiye ikore ku mutwe gakwi amakuru mbwiye ni map mudugudu ni umurozi mudugudu none arimo arakubitisha abantu inkuba ubu none ubanza wumva ni ukuvuga ngo burero citse intege rero ndapfuye ndanutse ndaboze mudugudu yaroze umukwe we hari uyo n'umukwe
n'umukwe niki ubwo rero nanjye ndapfuye. umva rero nkubwirire ubwo nagira ngo nguhereze ayo makuru. None se umva nkubwire kuba umbwiye ayo makuru utanyumvise nta dore rero Sekideni umva nkubwire bantu unyumvereza Basi umudugudura niko mudugu mukomere imeze bite ese muracyari inaha rero nari nzi yuko Sekidende yahoze ambwira ngo nukubaherekeza uno munsi. rero nkubwire rero nagira ngo mumenyeshe yuko mudugudu murumuna wa Sekidende ari umurozi agiye no kurogesha umukwe we. Urabizi ko ari umupfumu tugiramo hano. Ubwo rero ubwo nanagiye kandi wagira ute ugenda ubwira n'abandi ka kagore kawe ngo ni kamagaju n'iki cyana cye ngo ni rukundo nucunga nabi ngaho bijyana umenye yuko ibyo biryo ujyanye mudugudu yabiriyeho ngaho bijyana. none se isorore yikoreye akaba yayikuye we ntabwo uzi ibyabereye muri uru rugo njaka kanya ariko ibintu rukunda mbwiye nagahoma mu siyo mpamvu se nkubwira nti nanjye ndapfuye yabe jyana yagira ate bwo nyine nakundi nakumva nawe upfuye ngaho genda. sinsanga urwo uyu munsi baruncuzemo kabyara kanihute ndebe ko rugihari. reba wa murozi njyewe se ndi umurozi atari umurozi se murumuna wawe yaba umurozi wowe ntuba umurozi murumuna wanjye se ubwo rero uramwibagiwe mudugudu se mudugudu nyine wacu ntawe wacu warozi mudugudu se n'umurozi arewe reka ahubwo wintinza reka ubwo rero ngo uri kwijijisha ishyeshyero yose yabimenye muri abarozi kareka umuntu azajya akora ibintu ku giti cye barakurogeye ahubwo uvuye kuburangura se kareka ngiye mvuye kwihahira ibyo impamba yo guha umukobwa wanjye n'umukwe wanjye ngo basubire i Kigali wabona nawe ugiye kubaroga reka nanigendera mpatindana nawe ukanamba yego mani gore wanjye ngo umukwe wanjye ngo umukobwa wanjye ngo murumuna wanjye abarozi kimaze inangaha muri Shyekero ko numva nta muntu bigeze barogara ariko se bambwa bakaba mbeshyera ntago bihehe yambeshya nawe abaza amakuru yo mu ikaritsiye kubera bahora mu kabari sanze ariko bimeze bankizwa n'iki ariko reka ngende aho mbasangira ni ba nyira niba bataragenda barahura n'akaga